Nakubesha siko none wabaye keza ni ikirere ni iki yego ko dore dutamaze ashigende ariko wabaye gute umunsi wanyereye mbeshere kambe natsi byo kubwiriza biroreye tuje mu buriri ndi kukubwira nje mfite ikibazo ukazana ibindi bibazo nyumva nyine ureke kuzana ibintu by'amahanga kimbwira nandi upfa gukemura cyane nyine kubona ko Rudovi ko bahoraga baravuga ngo ndi umurozi narakubweje uravumbura cyane uko gutwi nta nakubwiye ko kwaheneze ese kumubise ngo amavubi n'ubuvumvu ngo kuvumbura nari ndi kukubwira kwa Rudovi ko barambwiye ngo ndi umurozi nawe bakwita umurozi nari ndi gutekereza utekereza iki udufatanije tugashaka n'ubundi ahantu twaburangura noneho nje nkazabikora noneho nkabikora kugira baje barabivuga ndanabikoze iyo nkozi y'ibi Kiungu byanebeye kabisa. Ibikize byakuyobeye kandi. Ni we muntu wenyine wari uzi yuko ndi Mucyaro hano. Kigunda rero umuntu wabwira ati fana nyina ko hari ahantu ndi. Nso nta ndi muntu ubizi nuko. Nta wundi muntu nigeze mbibwira. Ese ngiye ko nta gahunda girana na Tifa. Nta gahunda girana na mama wawe kubizi. Ko nawe wampurije nawe cyagiye. Ahita nigendera karugambe twari duhe na mama wawe. Ariko rero reka nkubwire bira. Sinzi impamvu urimo gukomeza kwishyiraho bino bintu. Sinzi impamvu ukomeza wikururaho umusaraba kandi bagombye kwicara ukatuza. Nani subu nyine ubundi buretse kubeshya mama wawe ko ari mama wawe na mushiki ko ari mushiki wawe. Urabahunga amaherezo azaba yaye koko ako ngiwe nashatse kubaha amahoro nimukira muri inzu kugira ngo nishakire umwari ntuje kandi mbane nawe umwari numva nta kibazo na kimwe mfite ubushiye nashatse kubata mu nzu birangira ubwo bahebeye ko bagomba kuma amahoro ndonyandagaruka reba ibibazo byose byese biba umwari buracyahita yigendera naho mbahungiye barankurikirana none se ubu uragira ngo mbigenze gute ikindi kandi buriya doctor uriya mugore ntabwo ari mama ibyo bintu ntabwo nigeze mbikubwira ariko uriya mugore ubona ntabwo ari mama naratifu ubona ntabwo ari mushiki wanjye ubu koko uratinyutse utekereje icyo gitekerezo none ko badwitwa uzi ko uri umugore wa pasiteri dore ubaye pasiteri ejo bundi wari uri mu ntuza mu kuja kurya ukarisitiya none ubaye pasiteri none kandi ubu nirayidirire hafi ngaho nejo nzahita mpindura idini areka nano iyo ubuze ubwenge mw'iyi si baravuga ngo iyo ubuze ubwenge isi irakujugunya mbese kandi ubwo Rudoviko akugarutsemo gute kuko wa mugore tekereza ko wa mugore utuye hano hirya guca inyuma z'iransi namunyuzeho arandeba ampera ku kirenge arazamura arangije ngo akagore kakaroze njewe rero ibyo ntaho nabiva mugiye kubushaka mbumuhe noneho bajaje baravuga byaranabaye buryo umuntu aragusurira gugaceceka akagira ngo we nta nyugiraga ubu nawe ugiye kuba umurozi utazi nuko busa ubusa abantu nzaje ndababwiriza ngo iki ngo nibihane reka nkubwize ukuri burya abantu bose bavutse ari beza ahubwo isi nibahindura urabugurira he wandangiye si wanyu mu gisekuru wabaza nyoko ntabwo arogaga uravuze ngo uriya mugore wanyeretse nka mama ntabwo ari we mama wawe yes hanyuma se bihuriraho ibyo bintu kuza kwitwa mama wawe urativa akitwa mushiki wawe kugeza ubwo noneho bakomeza kugutoteza bakaguhangayikisha kugeza ubwo noneho ubona bakuje amahoro ku buryo ugiye kuzajya wimuka buri munsi ni inkuru ndende cyane kuko ngiye kuva nkiri mutoya kugeza ngeze imyaka 15 nakuze nitwa ikinyenda igicucu umwana udafite umumaro kumbe
birashoboka ko ubushize nakwaje ngo ariko se ko uriya ni mama wawe, ibi nagukora ari mama wawe, ntugire icyo ubimbwiraho. None se ko ari umubyeyi wa Ndeza umwana gukora iki? Uriya n'umubyeyi wa Ndeza arankuze, ntabwo mbihakana kuko ngiye nakuriye mu rugo rwacu. Papa yagiye gupfa ari jye muntu wa hafi, ku buryo n'imitungo yose yayinyanditseho, afata imitungo yose yanyandikaho. Rero nta kintu wakurikiranyeho n'imitungo, ahubwo uze kwitonda kuko nutitonda ahubwo washiduka banakwituye, kandi kukuritura nibo bazaba ari abazungura bawe. Kuri icyo kintu Ibyo nanjye ndabizi kuko bashatse kunyica inshuro nyinshi, ariko ntabwo bazigera bambona na rimwe. none se ko bamaze kumenya aho uba uraza kubyitwara mute? Ahubwo ngiye ikintu ndi kwibaza ubu nonaha, mpangayikishwa no kugira ngo umenye ahantu mwari. Naharugaga iwanyu nta igisekuru cy'iwanyu ntabwo. Umva rero, nimba ushaka gukora ubwo bukozi bw'ibibi, ushaka iyo uja kubikorera wa mugore we. Ubusoma ntiyatanga itangazo ngo umuntu ufite uburozi abuzane hano. Dore nzaga ndi kugihurumba mu masafuriya, ntazasanga hari aho wakoreramo ibyo bitoki uvuye kuroga, ugasanga ni injugu wengeye mbere. Ushobora kugwengera da, ahubwo ni ukuzaje urambaza uko bimeze. Ubwo wowe mbwira dukoresha iyi dutumize inama. Umva kankubwere iby'uburozi bivemo, ahubwo reka nkwereke. Ariko reka nkubwire nyine kiriho nanje mu gihe bagihumeka, nanje sintuje nkiriho. None dukora iki nyine? Mfasha dutanga amatangazo ubu ufite abo ntize numva uko bimera. Noneho umva si wowe ekomera mbwira indi nama twabakinduramo ariko tutabaroza. Dukoresha iyi twabakindura gute nyine nta n'ukuntu wa muntu yabicisha amagambo byashoboka se bitutsi narahubanuje reka data. Gusa ni kihe gitutsi umuntu yatukana kigakubita ku mutima kigahinda. Wibaroga reka tuzagitangire tukitege kipfe. Nagikocora no muhini gwisuka ni mpamoda, ariko ibyo burozi sha bivemo. Agazamenya ngo turabakirisitu hano turasengaga turashaka ubundi buryo. Ndi gutekereza ndi gutekereza neza. Oya turi mu cyerekezo cyo kuja mu ijuru, twamubyagiza tunyuze izindi nzira. Kandi ubwo ngubwo mubyagije umukubise umuhini naho utari kuja mu ijuru. Sibyo byakubuza ijuru. Ikibi ni ukumuroga kuko uba wabiteguye, hako nk'ubufashe gahunda ukagenda ukagitangira ari nka ninjoro, kabura gisobekeranyije muri birabigu. Afite amaguru rero ajya niko gamanjiye kuremwa mu nda yanjye. Uragakundaga amaguru hamididosi. Umva se nose ubwo cagiye ukundaga amaguru ga mama mwawe. Ndi kuvuga Rudoviko aje nakubwira ko nta wakundetera akose mana subundi hano ko turi wacu ko hazitiye. Banza umbwire wakintu iki nari ndi kukubaza. Nshaka kumenya niba umuntu umuteze ukamuhwanya waja mu ijuru utamuroze. Ibyo bireke kamanze nkutikurire hano hanze ibyo byihorera. Ariko wowe bite byawe turerera ico nkwangiraga sumbwiye igitekerezo cyawe nkagufasha gushaka igisubizo. Nebuga umusongo nsiganye uragiye umva se iki kintu rero ndanagutikurira iyo hiye. Umwana iki nari bishaka kugushimira. kunshimira se nakoze iki none? Kuba nyakiriye nyine iminsi maze hano wambereye umubyeyi mwiza. Ibyo ni ibisanzwe, nta muntu utafasha abashije kubikora, nta birenze. Hagati aho rero ndashaka gutaha. None se Birasa yakwitabye? Ndashaka kugenda ndabona habaye ikibazo hano muri uru rugo. Gute se kandi? Umutware wawe yandakariye cyane. Wari icyanzanye hano kindi kitari ugucumbikirwa gusa, kandi mu by'ukuri ntacyo pe. Gakire niko yabaye. Ntabwo Gakire ari umuntu ukwiriye kugutera ubwoba wumva uhangayitse. Ntabwo akunda abantu ni karema. Kandi udakunda abantu niyo wakora iki ntabwo yabakunda nyine. Rero ntabwo ukwiriye kumva ko wahita ugenda, cyane cyane ko na Birasa atigeze kwitaba. Ushobora no gusanga rega Birasa atari mu Rwanda wenda afite nk'ubutumwa bw'akazi. Nose ubwo wasubirayo
ukajya kwiyahura kubana n'abo bantu numvishe batagukunda. Oya nta kibazo ndasubirayo. Erega umwari impamvu nanga kukurekura si iyindi, ni uko n'ubwa mbere duhura wambwiraga ko utazi ahantu ugiye kandi nabwo wari wanze ko ngucumbikira. Rero mba mfite ubwoba kuri uri uvanga ukongera ukajya kuzerera n'iyo nda utazi icyerekezo, niyo mpamvu mba ndi kubyanga. Njye ndumva ikiza warindira ko Birasa kwitaba akazaza ahanga akaza kukwitwarira. Ariko kamugira inama, ubundi umwari wawe mwihuriye ukabanza ukarwana urugamba uriho n'aba bantu bakuriwe. Ariko uzi uburyo papa wandi hejuru buri mwanya arampamagara, umukobwa wanjye noneho kuva umwari yabura namubeshye ko umwari yagarutse. Ese buriya nta kintu twakora ikikwiye kugira ngo umwari aboneke kuri rero nawe utange ikirego kuri RIB ko wabuze umuntu kandi utange ikirego uzashyiremo n'abariya bantu ko bamumenesheje. Bashobora kuba baramumenesheje banamugambaniye wenda bagahita banamwica tutabizi kubera ko batamukeneye ngo kandi ubona ko bamubandarayeho. Ibyo nibyo byagomba kukurengera none ntabwo byakozwe. Ese twatanga itangazo kuri radio? Oya, itangazo ntabwo bishoboka. Urabizi abantu bo mu cyaro bakunda kumva radio cyane, ashaka kubyumva kuri radio akavuga ati nibyo umwana yingiye kumutanga mu itangazo. Oya, ahubwo urumva ubu muteje n'abantu ahavuka. Ise nk'abantu bari batangiye kuba mu bavuga ko afite umukwe ukomeye i Kigali, kumva ko noneho umukobwa we yabuze abaturanyi afite, babandi baturanye no bamufitiye ishyari babonye uruvugiro. Ibyiza rero reka dukoresha inzira yo gutanga ikirego, kuko nudatanga ikirego bizarangira Rudoviko akubajije umukobwa we, kandi namukubaza utaratanga ikirego ugaragaze ko wagiye ukaza ugasanga umuntu waze mu rugo ugasanga yagiye kandi abantu mwabanaga ari bo bamumereye nabi bamumenesheje, icyo kibazo kizakubarwaho. Ariko nugitanga bazakurikirana bariya abantu bakumereye nabi, wenda nawe urebe uko wabikiza mu rwego rw'amategeko. Bitagenze ubwo nguko ni ikibazo gikomeye. Ariko gira ngo utari ukwiye gutekereza umwari kano kanya warutangiye nibura bagomba gutekereza ukuntu zibura bigenze utera. Ariko uzi n'ikindi, iyo nama ngiriye gutanga ikirego kuri RIB niyo nama nyamukuru. Niyo hanyuma si ibyo bya mama wawe witwa mama wawe na mushiki wawe, ibyo ni inkuru ndende, tuzafata igihe kinini cyo kubiganiraho. Hanyuma sanga niba bamenye ko nabo bari buhazi. Urimo uravuga ngo bari buhazi? Barahari deje. Bahageze cyane. Bakizeretse ko Murakaza kawuciye. Barashaka kuzaguherekeza mpaka bakugejeje aho bashaka, ubundi bakedukana iyo mitungo. Oya ntumangayikire, biraza kugenda neza. Ntabuzwa n'ikiguhangayikira, uri umubyeyi ndetse unatwite. Ubwo nanjye ntawo naba nane na nyoko bukwe wakwangaje. Ahubwo icyaba kiza nuko twarindira ko Birasa yitaba akaza akakwitwarira. Birasa n'umugireho ikibazo cyangwa byakunda ngomba gusubirayo. Ubwo nyine Imana iraza kureba inzira ibicishamo kandi bize kugenda neza, kubera ko nabonye umutware wawe yarakaye cyane. Umwana ubwo nyine ntiwatekereje gutaha ntabwo nakubuza, ariko byibura reka ngusaba akantu kamwe. Reka ejo nzaguherekeza mujyaneyo, byibura nzasiga nizeye neza ko ahantu ngusize ari ahantu heza. Ejo n'ejo bundi utazavangaho ukagira ikibazo, ni ukuri ntabwo nazibabarira. Rega ntabwo ari ngombwa kumangayikira. Oya nta kibazo tuzajyana, ibyo nabyo ntabwo bigoye pe. Ikindi ntabwo wakomeza kujya ugenda nagiye nagarutse, byibura nzagende nanavugishe Birasa amenye ko umugore utwite ari umuntu wo kwitabwaho, arebe uko agenza uwo nyina n'uwo mushiki we. Birasa ararengana, ikibazo mu muryango we. Nyine niyo mpamvu ngomba kujyayo nkamuganiriza n'uwo muryango we, byangombwa tukaganira. Erega bajye bahereza uburenganzira umuntu, sibyo? Rero amasaha asigaye ngo ejo hagere ntabwo ari menshi, wihangane nawe ugakire we ntumugireho ikibazo. Nta kibazo, ubwo ejo nibikunda n'umuzamurikira. Humura pe, tuzazinduka nta kibazo.
sibyo ko waje kwicara hano ko wazindukiye nisibye ko wazindukiye hano ugenze bite ubwo urabona naba mpagaze hano gutyo gusa mfite impamvu ndahangaha mfite ibintu ndimo ndatekereza si yo mpamvu ntabwo nabimenya we ahubwo ndaza kuba nyikubwiye ntabwo ariko ibintu byose nabyo hari ibintu bigaye biri private on my side. Really? Yeah. Now you're having a private things. Urabona ndaho ngaho gutyo gusa. Okay, narinzi ko nta tutayaduhishanya amabanga. Yeah. Apenda naniwe. Bitotsi. Ayava mu bitotsi. Sinabiswa ryamye kabisa. Mbe umva ubwo mufitiye amakuru. Mbaza ngo cyagiye njya kwishyuza ya mafaranga kuri wa muntu wari wagiye atanyishyuye byagenze biti. Ahubwo nibagiwe no kukubaza. Byahise bincaho ko akunda umuntu bamuri kumwe muri kuvugana ikintu. Ponsi leta ihinduka ugahita ubyibagirwa. Hirwa. Umuhungu nagiye kwaka amafaranga. Nyine wa muhungu rero yagiye atanyishyuye ku kazi. Ndamubona nyine. Yego. Bamwita Shema. Ntabwo renze ukuntu yitwa, ntabwo yari yambwiye izina icyo yasize, nyine yasize nimero yiwe n'ibyo ngibyo, ntabwo nari nzi amazina ye. Gusa nyine urumva mageze nsanga ngo ni Shema. Hatarashira akanya Latifa barinjiye. Latifa uriya nzi? Latifa mushiki wa Birasa. Bigenda gute? Ati acimbona nyine. Kurumva akimbona nyine ibintu bibi urusaku binduka kavuyo ngiye gusa biranshanga ndabase. Ngiye kumva numva Latifa ari kuvuga ngo twaje kumugambanira. Latifa ariko avuga ngo mwaje kumugambanira. Mugiye na Shema turi kumugambanira. Nise turi kumugambanira dute ko nyenje kwishuriza hano. Ngo yango waje hano ngo kuzana umwari hano. Umwari si bingiyo bije mate. Se Latifa ho hano n'ubwa mbere yarahaje cyangwa yarasanzwe ahaje? Latifa no umugore n'umukopine wo mu uwo Shema rero. Ni Shema w'umwari. Kongo iki? Kongo yise neza. Shema w'umwari. Se w'umwana umwara twite. Suru kunyumva cyane ntabwo urukundo ndabyumva ahubwo urimo urambwira ibintu ngo se w'umwari ngo biki bimbwire neza ntabwo ndi kubyumva. Umwana umwara twite. Ni umwana wa Shema wa Latifa. Mama umwari Karame ngwino hano nta soni ariko ubundi wabaye umunwa ni gute ubundi uneranya n'umugabo wanjye gashamura maguki ese ubufasha umwaku papa umwari yabyutsa ntera none naroje kongeraho wawe ariko babuze undi muntu uvuga ubundi uranshaka hiki ndebera we uranshaka ikira ndakuvuze ngo iki sera amagambo avuze se nayuzi mva nkubwire sibyo uje nabi uje no mu gihe kibi niba wumva unshaka turahangana turagerana kure turagerana kure niba ngombwa n'ubuyobozi buze hano warangiza ukaza unyigiraho inshuti y'indyarya unyigiraho ibiki kumbu ugenda nkwigira indyarya se ndi inshuti yawe ubundi amagambo akumarira iki urahembwa ubundi ni iki wunguka ubundi nta soni ese nakuvuze ngo iki wowe urifata ukagenda ukananya n'umugabo wanjye gashamura gashamura se n'umugabo wawe mwasezeraniye he nyine numva uri kubivuga mu kavuyo subira ongera umbwire neza wa mugabo wateye umwari Inda. Ngwinde? Umugabo wateye umwari Inda. Wowe mugabo? Nese mushiki wawe natwite. Nese ntafite umugabo w'ikiremba. Nese urumva Iranda yaravuye. Umugabo nyine wamuteye Inda. Monalisa. Ndashaka kuguma kumucanga. Mbwira neza ongera usubira ngo umugabo wagize gute? Ndi kukubwira ngo amata yabyaye amavuta cyangwa isosi yaguyemo inshishi. Umuntu wateye Inda umwari ni umukope wa Latifa mushiki wa Birasa. Ntabwo byumvikana. Ntabwo ibintu bishoboka uvuze gute? Ngende ukubwira ngo narumiwe. Ibintu bye ntabwo ndi kubyumva ngo ni umukope wande. Ase bahurira he ubundi? Ni gute umuntu wateye Inda umwari ngo ni umukope ngo wa Latifa ntabwo ndi kubyumva ibyo bintu bihurira he?
nyine nanjye sinibaza ukuntu ibibazo biza bigahurira ku muntu umwari gusa ni gute ahura na Latifa ni gute umukope ahura ibaze noneho Latifa yarwanaga adashaka ko umwari aba umugore wa mushiki we noneho ibaze agiye kumutwarira umugabo urumva iyo ntambara n'ukuntu igiye kumera Latifa ibyo bintu ntabwo ndabyumva neza ntabwo ndi kubisobanukirwa neza wongera usubiremo uvuze gute ngo umuntu wateye umwari ngo ni umukope ngo wa Latifa ngo ibiki n'ibiki Shema wa Latifa niwe Shema wa umwari Monalisa please ntabwo ibintu ugende kubyumva urabizi umwari maze igihe kinini ntamubona sibyo nta nubwo kugeza aka kanya nzahanare please mbabarira unjyane aho kwashe muri muravuga iyo ndushema ibyo byose azaho umwari ari sibyo please mbabarira Shabe ntabwo ntekereza ko yaba hazi kandi ikindi gusubira kumva ibintu uri kumbwira nese ngiye Shema turaziranye wowe icyo ngusabye ni ukunjyanayo gusa hari ikindi wowe ngeze aho kwashe muri kuvuga ibyo ari byo byose ngenda tekereza ko 90% azaho umwari sibyo mbabarira ngiye asibi ndi kukubwira murabyumva cyangwa rege anga ni mwara amahirwe mbonye Hirwa ndi kubyumva ngabasi tegure tugiye aka kanya ntiharenge n'umuntu tutagiye nitegure tugende biranturuga no mu maso icyo ntabwo ari cyo kibazo wowe ugira umugabo wawe iyi karitsiye hari umuntu uzi kugira umugabo wawe reka nkubwire wowe ugira umugabo wowe uvuga abandi ariko ngiye ntukamvuge ntago nzi ubona turi inshuti ariko ntago urambona urashaka kunsembura wowe nasoni ubundi wabuze ibindi bintu ukora ni ukuvuga gusa ubundi si ubwo wowe wihereye ku kirenge hasi ukagera hejuru ubundi umuntu utakuvuga ntiyaba afite ikibazo urahura umukobwa urwaye sida wibana muri ghetto nta kintu kiba gukora nta mumaro wundi ufite inaha nta kabati kucuruza nta murimo uhinga nta uzi ukuntu ubayeho ubundi wowe utakuvuga ntiyaba afite urwaye sida si ubundi ibyo birakurebara ubwo se urumva ibyo bintu nkeneye ko bindeba urumva njye nkeneye ko bindeba Gashama nakubwiye ko namubwiye yuko wari we wamuteye sida yakubwiye ibyo wavuze byose reka namubwize ukuri munya mubwize ukuri gukuriraga ukuntu nyo urumva neza Gashamura ni umugabo muri karitsiye uyu mudugudu wose ugiye kumara utera sida nutaruriya nzayimubwira waramukunze nzamugohe mukunda nta mugabo wanjye mfite nta mugabo wanjye mfite none kuki uneranya nawe nakubwiye ngo ngiye noneho uravuze ngo narakuvuze umva ngiye noneho kwandika ndandika itangazo nimburaho ndandika no kwiteke buri muntu wese amenye yuko urwaye sida hanyuma se wungukire hehe ukire he urabona ibyo wahereye umva kwihangana biranze none unje umva nkubwire munya ujye ushinga ahandi ushinga ku mukoni ntuzongere kumbambara no kunshinga wasingana nawe singana nawe nanuga imyaka yanjye ihuye niya wantuza nibwo ukibimenya se nibwo ukibimenya ko imyaka yanjye idahuye niya uraho ntuzi na se w'umwana wawe uraho gusa ibyo se birakureba nkubaza ikibazo kimwe ubundi ubayeho umva ngiye kukwanika ikaritsiye yose amenye yuko urwaye sida ndakwanika ahantu hose ngenda nkumanika nawe atakuzi bakumenya ariko mama umwana uzi ko kwandagaza umuntu urwaye sida ari icyaha uzi ko we banagufunga ibande bamfunga wese ubu nawe umuntu yagufungira undira wowe uramfata ukanyandagaza nta n'isoni wowe hari umuntu waza kumfata ngo navuze ko umwana arwaye sida wowe wese ninde ukuzi wowe n'uwo mutwe wawe cyokora mama umwana urambonye simbo turumbuka aha wantumbiwe ca ngaha mvira mu rugo ntanagusekura ndavuze ngo uraje umbone umva uraje umbone uwondi we none uri wese n'ubuna bubi wagira ngo n'udupirizo tubiri bahaganye akose mbabara mbwiza ukuri buriya wabitekereje ute ariko rero njye nta wundi umwana mubura abizi si turi inshuti ubwo se umuntu w'inshuti yawe ni umuntu uba ushaka guteranya njyewe ngize gutya nkubwiye ibanga uri kumva ariko rero reka mubaze urifashe ubibwira Karine arifashe ntumbaze uburyo umugabo we byamugezeho umugabo we arasaze umva ngiye kubwira ukuntu byagenze cya gihe ukimara kumbwira ibanga aho yaberetse gato yaberetse genda imana yonyine ninzi koko cyagenda nari naribitse noneho ibaze nkubikije ibanga noneho mama muje wakahitaza ngabi ko byagenze yarabikubajije
yari abikubajije none se yari kumbaza ngo bigenze bite ariko ukamubaza nuko buri Imana iyo ibahisha ibintu byinshi abantu batareba kure Imana niyo yatumye mabuja aza arambaza ngo habaye iki ndato kugira ngo ngiye muhishe kandi ngufasha umwa ndagukunda pe ukuntu mba mbona uhangayitse ubabaye ndavuga ati uyu mugore nakuye umugore reka musubize mu rugo rwe asubire n'umugabo wawe asese byagufashe nkubwire umugore arangwa no kugira ibanga umugore utagira ibanga rwose nta mugore uba umurimo mbese ubwo woza abo umugore utagira ibanga akose kamubaza none kamubwire ukuntu wogira n'amagambo menshi ngenda ko nkubwiye ikintu nta n'iminota iciyeho nta n'amasegonda nzi ngo mbikije umuntu ibanga riri mu mutwe we Karina arahingutse ari byaranakubajije kukureba gusa wahise uvuga ati uratangira bya bindi byawe sinzi ukuntu ubanza ukigira gutya nyine ukirebeshwa ku ruhande umuntu agahita amenya ko ari ikintu ufite mu kanwa ushaka kuvuga akimenya ngo birasa ngaho ngo ukuntu uri kujujura ibyo nabyo bigaragaza umuntu w'injajwa ni ukuri ko Imana nagari akimenya ko birasa n'umugabo we usone ko ise yishima none warabivuze none se ko ngiye kwigendera ko ngiye kwigendera barakwirukanye nta muntu unyirukanye ariko se ntabwo cyangwa uzi ngo umugabo we yabimenya akandika gutya uzi ukuntu yarakaye nise ufite ibibazo nagumana nawe se burya se burya bajyana ibibazo burya ntabwo numvise nawe bizi se ko yakoranye n'umugabo wawe nyine narabonaga ko nabonaga neza kuba subirije iyo mbimenya simbivuge we mana so narimubwira iki koko we mama nibwiye mabuja na databusha nyine ntabwo nabivuze mbishaka ni uko twicanye nyine dore n'ubu ugiye kuvuga izindi kintu ndashaka kubivuga nawe oya vuga ngo nyine iki nashaka tugenda nzagendera basi se waretse kugenda ukavuga ndeke kugenda cyangwa naguze intambara wateje muri uru kugira ngo babimenye nuse umuntu wanjye biteye ibyo bintu ko none ninde ngiye ko nari nkubwiye ngo ubiceceke ukifata gutyo ukabibwira Karine none umva ngo wabibwiye n'umugabo ubwo urumva akora amatego Imana yo mwijuru kubabare ntabwo nyine nakurenganya reka nigende basi mbabara ntabwo bizongera basi none uguma hano wigenda nukumana gusubuna nasigara randi hano ko nawe ndi mu gihe tuganye nuko kumana ni none se kankubaza ubona nkwa ubu se kugenda ngiye nkavuga ngo birasa ngo n'umushuti wa databuja bivuze yuko se umuntu mubi ubu se ko nawe kugira ngo ngufashe usubirana n'umugabo wawe bakawenda ntarinzi impamvu ibitera yuko ugiye gusubirayo man uyu munwa nawo basi mbabara wigenda basi mbabara none basi niyo unagenda ariko basi mbabara ibintu nagukoreye sibyo ati bo ngende umuntu mukuru nta kibazo twagirana warakoze nyine nk'uko bivuze wasanga ari Imana yari yabishatse oya no kuri ko Imana ntabwo nari mbizi nyine nzi ko mbivuze kugira ngo byibuze ngo uhuze n'umugabo wawe ntabwo nari nzi ko umunwa wanjye ugiye gukora basi mbabari none se bazajya uza kudusura nose basura nkunda naba nkwangiye kimati basi ubundi umuntu wakwanga wowe yabakoze iki ko mbona ibintu byose ubikora nta n'umutima mubi urakoze no kuko Imana nta mutima mubi urimo ariko nyine nanga urubizi neza ntabwo wayobye nanga yewe nese sinahaje ananyeta bahenda nawe turasagira wa muhungu ariko none ananyeta bahenda rwose muje kuziko wambwiye ko babiteka mutwe ngabipinga muje gukodesha hano se kuri inzu ririmo baraye bayishyuye cyangwa baraye bongeye bakwambuyisha uramenye ntumubeshyere kuko muraziranye nguyu amaze iminsi biratava hano nguyu ni umukozi wa Shema amaze iminsi biratava hano rwose bahe bimeze bite se mwana wahe usimuze da uramenye imikino mwana uramenye mbese uyu munsi mumbwire ikibageze ati mva nkubwire mwana mbabarira nayinzanye na Monalisa icyo twari tuje hano hari umuntu twari tuje kureba niba ari wowe uri aha ngaha batureka tukinjira hari ikibazo umuntu n'uwahe wamusobanuriye neza uwo muntu agahita kwishyuye se oya ntabwo ari ibyo ngibyo ni indi mpamvu ndakubwiza ukuri ko umutegetsi wanjye amazana igihe kingana n'icyumweru atagenda izo nzoga aho yaba arazinyoye simbizi rwose nta hantu bihuriye n'impamvu ituzanye
ariko byanga byakunda ntabwo ari amahoro. Wamubwiye Ntabwo ari amahoro pe. Ko murabona ko muhagaze nk'abenda no uyu kumva. muhungu we ntabwo uzi ukuntu agira amagambo. nyine mubwira ikintu gitumye turi aha ngaha. Umwari oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze